ndabyumvise. Iki turimo gifite imbaraga kuruta iki turiho. Yego. Mu yandi magambo imbaraga zindwanya Yego. ziri munsi imbaraga zindwanya. Haleluya. Ibimiga bigoswe n'imbaraga ziruta cyane zindinze. Yego. Hari ibintu bine bishobora gutuma udukurikira agira ubwoba. Icyambere nuko abantu benshi bafite amakuru make ku Mana. Yego. Bakagira amakuru menshi kuri Satani. Ni ikibazo. Uracyumvishe? Ndacyumvise. Ndiza ko nakushaka cyumvishe. Abantu benshi bafite amakuru menshi, bafite bagage, bafite igikapu, bafite stock yuzuye amakuru y'ibibahiga. Babona ibibica ariko nagabo nibakize. Dore Satani cyakora rero araza akakwereka aho utaragera akaguhisha aho wageze. Agutungira agatoki abagusize. Yego. Akaguhisha abo wasize. Yego. Akwereka ibyo udafite akaguhisha ibyo ufite. Yego. Nino umuntu agahora atumbira ibyo adafite agakora amakosa menshi. Uko bumbuye ibyanditswe urimo gusoma inyuma y'inyuguti, inyuma y'ibihekane, inyuma y'utudomo habitsemo ubuzima bwawe. Icyo usabwa ni ukugira ngo Imana igukore ku maso. Nurangiza uhishurirwe ko inyuma y'inyuguti hari ubuzima bwawe. Niyo mpamvu yaduhaye ibintu biruta ibyo yaduha. Ndabasuhuje inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Evangeliste Mama Lionel. Uyu ni umwanya mbasabiye umugisha mwinshi cyane abankurikirana bari mu mpande zitandukanye ku manywa na nijoro mu byiciro bitandukanye. Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi dufite umugisha mwinshi cyane. Nabatumiriye umukozi w'Imana, Imana yahamagaye umuvuga butumwa. Nkunda mfite ibintu byinshi mukundira ariko ndavugamo kimwe. Agira ikinyabupfura kandi ikindi ni umunyamakuru nkunda, akorera ku binyamakuru byinshi bitandukanye, ku radio yivuga butumwa. Ugira amagambo y'ubwenge. Ibyo bintu ndabigukundira kandi uvuga ibintu wize, ntabwo uvuga ibintu papira. Imana igumugisha. Nagutumiye rero nguze ubwirize abantu ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Kandi abantu bagukunda bafite ukuntu bazabigaragaza ku murongo wawe uri buze kuvuga, ugira nabo abantu bakurikiraniraho ijambo ry'Imana. Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane. Turakwakiriye. Imana iguhe umugisha. Namahirwe kubana namwe Mama Lionel, ni umugisha kuba mudukunda. Buriya iyo umuntu yidekereka akunda ni ikintu gikomeye cyane. Ntacyo bishobora gusimbura urukundo. Birabanga urukundo rutwikira byose. Rero kuvuga ko nkunda n'abandi ni ikintu gikomeye. Nanjye ndavuze ngo Imana iguhe umugisha. N'abadukurikiye kuri Mama Lionel, mwese Imana ibahe umugisha. Nitwa Ndamukunda Patrick, ndi umugabo nshima Kristo, navutse ubwa kabiri, ndi cyaremwe gishya, ndi umwana w'Imana. Asigaye ndi umugabo nk'uko mbivuze. Nishimiye kubana namwe. Mwanyemera banza ngasenga. Yego. Utarasenga ndashaka kubaza ngo iyo abantu bumvise Ndamukunda Patrick mu bundi buzima busanzwe uri muntu ubundi hari ikivugo kera abagabo barivugaga, ikivugo cyawe cyangwa uzgute adresse yawe, sinshatse kuvuga ko uri umuyehova cyangwa uri umusiramu cyangwa uri umugaturika. Urakoze we kuvunika. Nabyumvishe. Navuze ko ndi umugabo nuye ku Gisozi ahitwa kuri cafe. Mfite umudamu n'umwana. Asigaye mu buzima busanzwe nkora akazi cyangwa umwuga w'itangazamakuru. Mba kuri radio yitwa Life Radio Dadagi Kristo barizwa hano mu Rwanda. Ikindi mba kuri YouTube channel yanjye yitwa Umubwiriza TV. Cyane benshi bakunda kudukurikira uyu yisura nawe. Tunagushimire. Ndumva ari ibyo. Ndi umuvuga butumwa. Abantu baza kumbara mu ishusho y'ubunyamakuru n'ibindi gusa. Nubwo cyiraho banze ariko ndi umuvuga butumwa kuva kera. Njya negura igitano rimwe mu mwaka cyitwa Yesu umwuzuro w'ubuhanuzi. Cyo kigamije kuvuga Yesu kuko kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe nta yindi nkuru n'imwe irimo. Harimo inkuru ya Yesu kuko Yesu niwe butumwa bwiza, niwe nkuru nziza, niwe abantu bakeneye kumva. Bibiri mugaragaza nk'amashusho ngiro musano rya kera muri shya akagaragara ari umwuzuro wabonetse. Rero ni igita kigamije kwigisha abantu Yesu kiba rimwe mu mwaka. Tukunda gukora Imana dushoboje.
mu by'ukuri ibyo ni byo wenda navuga. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Nifuzaga rero kugusengera kugira ngo nguhe umwanya uganirize abantu bagukurikiye. Urakoze. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye cyane ko uduhaye umwanya wo kuvuga ijambo ryawe riraturuta cyane. Ni bikuru cyane, ntabwo twabivuga ngo tubisoze, n'ababitangiye ntibabisoje, twakomerejeho, n'abazadukomokaho bazakomerezaho. Umukozi wawe umukoresha iby'ubutwari, kandi akanwa ke kagukire cyane kukuvuga. Umuntu wese ukurikiranira ijambo hahinduke byinshi ku buzima bwe. Bisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. 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 Karibu. Arakoze cyane. Ndagira ngo tuganire ku magambo ari ku mutima wanjye, numva Imana imaye ko twasangira. Reka tujye dusome mu rwandiko rwanditswe na Yohana, mu rwandiko rwa mbere. Yohana mu nzandiko yanditse inzandiko zigera kuri buriya ni 3. Yanditse ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, yandika inzandiko za Yohana, andika n'ibyahishuriwe Yohana. Ariko tugiye gusoma mu rwandiko rwe yanditse rwa mbere, ibice 4 umurongo wa 4. Haravuze ngo, bana bato muri ab'Imana, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Abo ni ab'isi, nicyo gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakabumvira. Ariko twebweho turi ab'Imana, kandi tuzi Imana. Kandi tuzi Imana. N'aya magambo ashaka ko tuganiraho. Reka nongere nyasome. Bana bato muri ab'Imana, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Nshaka kuza gutinda. Ndashaka kuvuga ku mwuka w'ubwoba. Mwuka w'ubwoba ndashaka kuwutindaho cyane. Turi mu gihe isi muri rusange, abari mu Rwanda, abari muri Afurika, i Burayi, abantu benshi mu buzima butandukanye bafite ubwoba. Ndashaka kuvuga ubwoba bw'ibintu bibiri. Ubwoba bwa mbere ni ubwoba bw'ubuzima. Abantu benshi bahangayikishijwe n'ubuzima, kandi niko urebye ibigaragara koko ubuzima busa naho bugoye. Isi igaragaza ko bugoye. Kubona imirire, kubona imyambaro, kwiga kw'abana, ni ibintu bigoye abantu bitewe na COVID-19. Ubuzima busa naho bugoye abantu cyane. Niyo mpamvu hariho imvuga ngo ntago bigenda, nta kigenda. Biteye ko ubuzima busa naho bukakaye, burasaba abantu ibintu bikomeye kandi badafite. Ndashaka kuza kuvuga ku mwuka wo gutinya ubuzima. Icya kabiri ndavuga ku mwuka wo gutinya abadayimoni. Sinzi niba ucyumvishe. Gutinya abadayimoni. Maze iminsi nibaza impamvu ki abantu batinya abadayimoni. Ariko ndibuze kwerekana impamvu abantu batinya abadayimoni, n'impamvu abantu batinya ubuzima. Turibuze kuza gusoza dushingiye ku byanditswe tuba tumaze gusoma no kuganira. Turiko aho tukuriye guhagarara. Umwana w'Imana uwavutse ubwa kabiri akwiriye guhagarara, akwiriye kuvuga gute, ni gute buzima akwiriye kubamo. Yohana yandikira urwandiko, yaravuze ngo bana bato muri ab'Imana. Aravuga ngo kandi babandi mwarabanesheje. Ushobora kwibaza ngo ni bandi? Babandi ni bandi? Ni bandi. Kuki birivuze ngo twarabanesheje? Babandi, ariko reka nzo kutuvuga nsoza. Reka mbanza mvuga ibintu bigira kuri 4 cyangwa 3 bituma abantu bagira ubwoba. Ibi bintu ndashaka kubiva nka bitinda. Hari ibintu 4 bishobora gutuma udukurikira agira ubwoba. Icyambere nuko abantu benshi bafite amakuru make ku Mana, bakagira amakuru menshi kuri Satani. Ni ikibazo. Uracyumvishe? Ndacyumvishe. Ndiza ko nakushaka cyumvishe. Abantu benshi bafite amakuru menshi, bafite bagage, bafite igikapu, bafite stock yuzuye amakuru y'ibibahiga. Babona ibibica, ariko nagabo nibakiza. Dore Satani cyakora rero, araza akakwereka ko utaragera, akaguhisha aho wageze. Agutungira agatoki abagusize, akaguhisha abo wasize. Akwereka ibyo udafite, akaguhisha ibyo ufite. Nino umuntu agahora atumbira ibyo adafite, agakora amakosa menshi. Agora atumbira bamusize, agakora amakosa menshi ngo abakurikire. Icyo bayibagiwe nuko buri muntu wese agira igihe cye. Igihe cya runaka ufite ahageze ni igihe cye, ariko nge mfite igihe cyanjye. Bisha gukora mu gihe cy'abandi ndi bukora amakosa menshi, kuko ntago Imana tuzamurira rimwe. Uyu munsi haraho amayoneri ageze ari byo akora, nanjye ariko ndi inyuma ye ndaje. Mu yindi magambo, Imana isimburanya umuntu n'undi ku rwego runaka, kandi tukagera ku rwego rwitwa igihagararo cya Kristo, mu mitekerereze, mu myumvire, mu buzima n'imikorere.
iyo umuntu afite amakuru make ku Mana abaho ubuzima atagombaga kubaho. nibyo ndabyemeye. uri buze kuza kwibaza ngo ni gute ushaka kuba ufite amakuru make ku Mana? ntabwo ushobora kugira amakuru ahagije ku Mana udasoma ibyanditswe byera. unyemeze kuza gusa naho mugura abantu, ntabwo ushobora kugira amakuru yuzuye udakomora amakuru mu byanditswe byera. iyi Bibiliya mfite arubango wavuze ngo ni Imana yambaye inyuguti. Imana yafashe amakuru ya mama Lionel yose ubuzima bwawe n'urugo rwawe n'abana bawe ibihisha muri Bibiliya, ibihisha mu byanditswe byera. uko bumbuye ibyanditswe urimo gusoma, inyuma y'inyuguti, inyuma y'ibihekane, inyuma y'utudomo habitsemo ubuzima bwawe. icyo usabwa ni ukugira ngo Imana igukore ku maso, nurangiza uhishurirwe ko inyuma y'inyuguti hari ubuzima bwawe. niyo mpamvu yaduhaye ibintu biruta ibyo yaduha. niyo mpamvu ko ikintu gikomeye, ibyo dufite biruta ibyo twahabwa. abantu baba barabyumvisha. ibyo dufite biruta ibyo twahabwa. hari indirimbo nkunda ya Alarume ivuga ngo Imana yasatuye ijuru ifata imigisha yose yo mu Mana yishira muri Kristo, ngo irangije ngo iramuduha. yandi magambo, Kristo yabaye envelope, yabaye igikapu. kuvuga igikapu kuko mbivuga, yabaye ububiko bitse n'ibyo nakenera byose. harimo ubwenge, harimo ubutunzi, harimo ubuzima. yafashe ibintu byose ibihisha muri Kristo, irangije iramuguha. uko yishyurirwa Kristo, uko umenya ko harimo ubuzima, ukamenya ko harimo ubutunzi, ubasha kwakira imibereho yuzuye. iyo wamenye n'amakuru, ni ukuri ko Imana ugenda unezerewe, uririmba amen, uravuga ngo Mesa nkunda ndiki ndamahoro, kuko wamenya amakuru akuvugwaho. kandi ikintu gikomeye, buriya Satani arukuna avuga ku bantu bagatega ubwoba n'icyo yabavuzeho bikabatera ubwoba, ariko ni amakosa akomeye, kubera ko amakuru meza mfite nuko Imana yamvuze mbere ko Satani yamvugaho. buri muntu udukurikiye mbere ko abantu bamuvuga Imana yamuvuzeho. ahubwo ndibaza abantu ngo bari buze kuzaguha agaciro iki? bariha agaciro icyo abantu bavuga cyangwa bariha agaciro icyo Imana ivuga? bari buze gutungwa n'ibihe? ese bayoborwa n'ibihe? ahubwo nyoborwa n'icyo umuntu yamvuzeho ngo aranyanga, nkuriye kuyoborwa n'icyo Imana yambwiye ngo ndagukunda. biravuga ngo nakumenye utaraba urusoro, mwezi utaravuka, kugira ngo uhinduke umuhanuzi uzanurira amahanga. bivuze ko Imana yamenye nta muntu uramenya. umuntu umurikiye Imana yamukunze imumenye nta muntu umwe uramumenya. icyo bivuze kandi cya Efeso aravuga ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye cyangwa nituza tuyigenderemo. mu yandi magambo, ntabwo tubaye hejo bundi twari turiho, ahubwo twaragaragajwe. abantu batubonye mu gihe, ariko twahoze turi mu gihe, duhishurwa mu gihe kugira ngo dukore ibyo Imana iduhaye gukora muri iki gihe, tubashe gusa icyo Imana yaturemeye. rero ikintu cyitwa ubwoba giterwa no kugira amakuru make ku Mana. niba umuntu ankurikiye unkurikiye, reka ngusabe ngo gira amakuru ahagije ku Mana. fata umwanya witoze gusoma ibyanditswe byera. fata umwanya witoze kumva icyo Imana ivugana nawe. nugira amakuru ahagije ku muntu, kuko Imana urakomera. reka nguhe gato imirongo mwereka amakuru umuntu ashobora kumenya mu byanditswe byangiza agakomera. amakuru ya mbere, uzi ko Imana yavuze ngo naguhetse ukiri urusoro, nguheka ukivuka, imbizi za buri yenzi nyiguhetse. Mana yanjye, uzi ikintu kirimo? harimo Imana ivuga ngo navuze kuzarama, harimo kurama. kubw'iyo mpamvu nivuze ngo nzagira imbizi z'uruyenzi, ntabwo ushobora guhangayikishwa n'ibyo nacamo, nzi neza ko nzarama. iravuze ngo naguhetse ukivuka ukiri urusoro, nguheka ukivuka, imbizi za buri yenzi nyiguhetse. bisobanuye ko Imana ndi mu mugongo wayo, haheka umubyeyi. niba umubyeyi aheka, umva ikibazo ngiye kubaza Marioneri, ese umwana niwe uhangayikira umubyeyi cyangwa umubyeyi ahangayikira umwana? umubyeyi ahangayikira umwana. none kuki nahangayikishwa n'ibyo ncamo kandi mfite umubyeyi umetse? ni ikibazo. umubyeyi umetse aza aho anjyana. hari ibintu bigera kuri bitatu nshaka kuvuga. umwana uri mu mugongo adashobora gutekereza ku buzima bwe, adashobora kwibaza ari mu mugongo. wa mwana wamuhetse ukamutwara, hari ibintu atashira mu bwonko, mu bitekerezo ngo abitekereze. ntabwo ashobora gutekereza uburebure bw'urugendo ngo avuga ngo aho ngiye ni kure ndananirwa, kuko azi ko hari umubyeyi wamuhetse, afitiye icyizere cy'umuhetse. kuki abantu bafitiye ubwoba bw'ubuzima bw'ejo hazaza? kuki batizeye ko Imana ibahetse? ni ukutamenya amakuru ahagije mu byanditswe byera. ikibazo barahetswe ko bagenda bareba ku ruhande, bareba biri ku ruhande. icyaka umwana ategeye bazira mu mugongo, ntabwo ashobora kwibaza ku bunyerere bw'inzira.
ngo ahantu unyura ngo haranyerera ngo ndi buvunike no ntabwo byaca mu bitekerezo bye afitiye icyizere mu bwongo arimo naracu nsanga umubyeyi ashobora kwemera kugwa akaba yakwambara n'ubusa mu bantu ariko akaramira umwana sinzi n'abantu bacyumvisha ashobora kugwa agakuka amenyo yose ariko akaramira iki umwana inshuti z'umusaraba imana izaturamira aleluya mu buzima tuzacamo imana izaturamira idutekereza birenze uko twakwitekerezaho idukunda birenze uko twakwikunda yatumenye nawe uratumenya izemera itakaze byose ariko indamire nzabaho kuko imana yavuze ko nzabaho inshuti z'umusaraba iki nyitinzeho nyifitiye umubabaro n'agahinda nimugire amakuru ahagije ku mana imana mufitiye ubwo buzima mufitiye ubwo abadayimo ni ukugira amakuru make ku mana nibyo ikindi cyamushaka uyu murongo w'umenye wangize ukawizereramo nubwo rero utayimenye ukavuga ati nizewe no murongo niwe nizeye ni ukuri ko imana wakomera vuga undi murongo umwe ndaryohewe imana ishimwe Paul yavuze ijambo rikomeye mu rwandiko rwandikiwe Abaroma 18 abango none tuvuga iki yego niki twavuga niki twarenzaho ubw'Imana iri mu ruhande rwacu aya makuru yamenye ukamenya ko ugenda Imana muri kumwe wambara muri kumwe mu cyumba muri kumwe mu bushomeri muri kumwe mu butayo muri kumwe ikibazo si ubutayo umuntu arimo si uko udafite inzu ntabwo ari uko udafite umugore cyangwa udafite abana si cyo kibazo ufite ikibazo mu butayo uri kumwe nani ufite amakuru wo muri kumwe ubw'Imana iri mu ruhande rwacu imana ishimwe yaravuze ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu mubisha wacu mbese ninde ubw'itimanye umwana reka mutaka ubwacu twese izabute kumuduhana n'ibindi byose imana yaduhaye Kristo imuduhari impano yuzuye we abitsemo ibindi byose wakenera uramutse umenya aya makuru ukayizera ni ukuri ko imana wakomera yagutunga hari amakuru umenya ugakomera uramutse umenya ko umuyobozi w'igihugu runaka agukunda nubwo muba mutaziranye ukamenya ko kanaka umuyobozi w'igihugu runaka akwemera gukunda ukumva aravuze ngo kanaka ndamwemera nubwo nta kintu yaba aguhaye waye numva ibiro byiyongereye none imana yavuze ngo ubwo ndi mu ruhande rwanyu reka mbwira umuntu ukurikiye ufite ibibazo bitandukanye ushobora kuba urwaye ushobora kuba urwaje ushobora kuba ushonje cyangwa warabuze urubyaro cyangwa se uri umukene hari ibintu bikuvuna umutima ariko amakuru mashya nguhaye ni uko imana iri mu ruhande rwawe ubwo ihari tuza turiya imana iri mu ruhande rwawe izakora ibirenze ibyo utekereza ntabwo ushobora kumenya neza ukizera aya gatatu nihuta andi makuru wamenye nawe nyavuge ukuntu birivuga yavuze ngo bana bato muri ab'Imana iki cyonyine umuntu akimenye muri ab'Imana ukamenya ko uri uw'Imana ntabwo ndi uwa mama imana ishimwe papa yitwa Kamuhanda Cyprien nawe kiriho mama yitwa Kustaza Kose akiza yapfuye mfite amezi 9 papa mfite imyaka 2 ubu ni ubuhamya ariko maze kumenya ko ndi uw'Imana nahinduriwe igisekuruza haleluya bivuze ngo bana bato muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwe abuturi mu bisi uduce bisobanura imbaraga umenye neza ko imbaraga zigutuyemo zo imbaraga zituye isi yose icyo Paul icyo hano yavuga ngo imbaraga zigutuyemo imbaraga zigukoreramo imbaraga ugendana n'imbaraga ziruta izindi imbaraga zose utunze ufite stoke y'imbaraga umenye aya makuru wakomera mwana umva wakomera ukavuga ati nunze imbaraga zikomeye ukagenda witonze unezerewe kutabimenya nibwo bukene ufite ntabwo ubukene kudafite amafaranga si uko udafite akazi si uko batagukunda ubukene ufite no kutamenya ayo makuru kandi satani cyakora mu marionette aguhisha kubimenya kuko zi ko umunsi wabimenye uzamushobora niyo mpamvu utashaka kubyumva ubirenze ingoyi ariko wamenye ko iki kurimo kiruta ijambo natangije umwaka mvuga corona ikiza umwaka washize reka nandi vuge kuri mama Lionel naravuze ngo iki turimo gifite imbaraga kuruta iki turiho nshatse kubivuga nitonze reka mbisubiremo iki turiho kiraciriritse cyane kiri hasi ushingiye ku kiturimo ndaryumvise iki turimo gifite imbaraga kuruta iki turiho mu yandi magambo imbaraga zindwanya ziri munsi imbaraga zindwanya haleluya ibimiga bigoswe n'imbaraga ziruta cyane zindinze imana ishimwe nshuti y'umusaza impamvu ufite ubwana uko ufite amakuru make ku mana
ndakwifuza kugira amakuru ahagije ku Mana uzashobora bizakunda. Reka mvuge impamvu ya kabiri tumana bagira ubwoba, icyo nivo cyitwa kugira amakuru make ku Mana. Icya kabiri impamvu abantu bagira ubwoba bw'ubuzima no gutinya abadayimoni ni ukutizera. Nibyo. Buriya ubukristo iki kintu baza kucyumva, ubukristo ni ubuzima bwo kwizera. Yego. Ubukristo ni imibereho yo kwizera. Nibyo. Igihe ubaye udafite kwizera nta bukristo ufite. Iyo umuntu atakaje kwizera abatakaje ubukristo. Nibyo. Ese waracyumvishe? Iyo umuntu atakaje kwizera abatakaje ubukristo. Ubukristo turabwizera. Twebwe uko twese uko turi muri iki gihe no myaka abadukurikiye natwe ubwacu ntabwo twabanye na Yesu, si twagendanye, tumwizera kuko twasomye twamenye amakuru ye, twakira ubuzima bwe, tubwakira twumva impumeko no gutuza mu mutima birabonetse, tugira amahoro twaburiye ahandi hantu, tugira ibyishimo twaburiye ahandi hantu, bituma dukomezwa n'ibyo tumenye. Hari amakuru twakiriye bitewe no kwizera. Ubukristo udafite kwizera bugaragazwa n'ubwoba. Kubera ko ikinyuranyo cy'ubwoba cyangwa diferanse y'ubwoba ni ukutizera, ni ukumva ko uzapfa, ni ukumva ko utazabyara. Ni ukwenda sinzi niba igihe kiza kuza kungundira, ariko uzi ko hari n'abantu bafite ubwoba bwa karande. Reka mbivuga uko nguko, ugasanga umuntu afite ubwoba cyane, nabaga mu cyaro ugasanga umuntu afite ubwoba kujya hanze, ukayifata n'ibintu bisanzwe ukumva umuntu agatinya za maringa, agatinya iki. Hari n'abarozi baroga abantu bakaroga umwuka w'ubwoba, akaba umuntu afite ubwoba bwinshi, agora afite ubwoba bwinshi, akumva azapfa, akumva atazabaho, akumva apfuye ahagaze, imodoka izamugonga, akumva atari buza kugaruka amahoro, akagenda agora afite ubwoba bwinshi. Urarwaye, ukeneye umuvuzi, ni Kristo wakuvura. Yego, haleluya. Pawulo yaravuze ngo bana nimwaho umwuka w'ubwoba, yego, mwaho umwuka wo gushirama, ubatakisha ngo aba data. Umuntu utizera birabango ntabwo ashobora kunezeza Imana. Nibyo. Imana ishimwe. Impamvu abantu bagira ubwoba ni ukutizera, ni ukutizera. Reka mvuge kino kintu ngana ku musozo. Njye nibaza impamvu ukuntu umuntu udasenga, utarakizwa, utabatijwe mu mazi menshi cyangwa ugahanga idono, udasenga, utagira idini, utaravuga ubwa kabiri, umupagani bera mu byaha, uraho usanzwe, umuntu ni mu buzima busanzwe, aho yicara muri karitsiye cyangwa aho utuye cyangwa uri mwicana akakubwira ati nta kigenda. Niba umuntu wabatijwe, ufite igitabo cy'indirimbo, ufite Bibiliya, ujya kwigaburo, wigishijwe uvuga ngo navutse ubwa kabiri, nakavuga ati yo nta kigenda. Ikintu cyamba kimbabaza nuko bano bana bivuga ucunje usanga ahubwo bigenda. Yego. Kubera iki bigenda? Umuntu atangiye gucuruza ikarito bitajya avuga ngo ntago bigenda. Avuye ku ikarito agiye kuri butike amaza. Murakora umeze gute? Ati mfuye magaze nta kigenda. Kandi ari imbaraga z'ibyo tuvuga. Yego. Niba watiye ko bitagenda, uretse uzabure ko bizagenda. Avuye kuri butike agiye gucuriza amatewusi. Yego. Ajya Uganda kuza turi muri Uganda. Ndavuga ubuzima bwo bw'inaha i Kigali. Wamurata murakora umeze gute? Ati mfuye magaze nta kigenda, byaranze. Umva mwuka kandi umwuka wa Satani w'ubwoba. Hashira umwaka ugasanga afite amangazini akomeye, arimo kujya kugurangura mu Bushinwa, arangura Dubai, arajya Turkiya, arajya ahantu hose ku isi, indege zagiramo buri munsi. Murakora umeze gute? Ati mfuye magaze. Akubaka inzu ya mbere bitagenda, iya kabiri bitagenda, iya gatatu bitagenda, akabyara bitagenda, akiga yekambaza abantu bambariza bizagenda gihe bizagenda ryari, bazatura ko bizagenda ryari. Ni gihe cy'umuntu azamira ko bigenda. Abantu bagize umutima wo kunyurwa bakatura ko bigenda, bigahindura ubuzima bwabo, ukava muri bo. Imana yakuvanye mu cyaro, atura ko birimo biragenda, bizahindura ubuzima bwawe. Nizo mpinduka niko kwakira bizazana impinduka. Umuntu utizera ntabwo ashobora kunezeza Imana. Ngana ku musozo, reka sone kwizera icyo ari cyo. Kwizera birenze kubivuga, kwizera birenze kubiririmba, kwizera birenze kubibwiriza ukumva ivuga. Kwizera birenze icyo. Kwizera ni ubuzima, ni ubuzima umuntu aviva, ni ubuzima tubamo. Kandi mbabwiza ukuri, ibintu Imana itanga, ibintu Imana yavuze ku buzima bwawe, ibintu Imana yavuze ku muntu wese, amaboko abyakira yitwa amaboko, yitwa kwizera. Tureba mu bitaboneka tugakuramo ibifatika tukabizana mu isi bigaragara. Bakristo bene data, Imana ibarinde umwuka w'ubwoba, mugira amaboko yizera kuko ibyo Imana yavuze ku buzima bwawe bizana impinduka, mubashe kubaho mu isi y'abatariho, mwature ku muri mu isi y'abandi batariho, mwature ubuzima bushya binyuze muri Kristo Yesu. Imana ibarinde umwuka w'ubwoba. Nukuri ko Imana biragenda.
nta bya none nta bizaza byadutandukanya n'urukundo rwa Kristo kwako biragenda iby'Imana yakoze birakomeye. Hari ijambo ngiye gusoza ari mu gitabo cy'Abakolosayi, Paul yaravuze ngo wendekeye Abakolosayi yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo Imana yafashe ubutunzi bwose, yafashe ibintu byose ibihisha muri Yesu. Imaze kubihisha muri Yesu, Yesu nawe yamuhisha mu Mana. Urumva ahantu turi ntabwo wabyumva. Ibice 3:3 Imana yafashe ubuzima bwanjye bwa mama Lionel buza bumwike ibuhisha muri Kristo. Reka nanga urugero, reka dusipoze ko uyu nguyu ari wowe, uyu ni wowe, uyu ni wowe. Imana yaragufashe guhisha muri Yesu. Imaze kuguhisha muri Yesu ikubikamo. Irangije ifata Yesu imuhisha mu Mana. Kuko haravuga ngo kuko mwapfuye ubugingo bwanyu bugahishanwa na Kristo mu Mana. Bivuze ko umuntu uzakugeraho, umuntu uzangeraho, yaba demoni cyangwa ubuzima, bizagenda bifate bibanze bihangane n'Imana ubwayo, nibirangiza bihangane na Yesu bibone kungeraho. Imana ishimwe. Imana inda abantu ubwoba. Amen. Nibwo buzima nifuza kwanu bagira. Imana ibaho umugisha, ndifuza gusengera abantu nunyemerera. Imana ibaho umugisha. Ngo babwira ngo Imana ibarinde umwuka w'ubwoba. Yego. Urakoze. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane ugiye gusengera aba bantu. Ariko nangira ijambo riranyubatse cyane, burya umwuka w'ubwoba wangije abakene, wangiza abakire, wangiza abagenda na tagisi, wangiza abagenda no mu ndege, wangiza abagenda n'amaguru n'abatega amagare. Uyu mwuka w'ubwoba nsanze warangije abantu bose bararushye. Abantu benshi baruhije. Abantu benshi n'indushyi ku rwego bari. Kandi nkuyemo ko ubwoba bushobora gutera umuntu mwako bukamutuma atagera kuri ejo he. Imana igumugisha mwinshi cyane. Sengera abantu bari badukurikiranye. Uri data wa twese mwiza, niko Bibiliya ivuga ngo nubwo Aburahamu atatumenye, Isaka niyo kuri data wa twese kandi mwiza. Biravuga ngo ubesha mu nzu abatagira shinge na rugero, kandi uri muri twe aruturi mu bisi. Hari imbaraga ziri muri twe zitaba handi hantu, nta kindi kiremwa na kimwe utuyemo, nta handi ugendera, nta handi uvugira. Waravuze ngo nzatura muri mwe, ngendere muri mwe, mvugire muri mwe. Ndavuga ngo nzabera abahungu n'abakobwa nuko Uwiteka ushobora byose avuga. Turagushimiye ko tugize abantu bagaciro, turagushimiye kudukota, turagushimiye kutuzi. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo uganirize buri wese mwana. Imbaraga zawe zikora ibintu bishaka ubuzima bwawe. Duhagaritse umwuka w'ubwoba wo kwiyumva ko umuntu azapfa, yo kumva ko umuntu atazakira. Ni ukuri turiho kuko duhaye kubaho, turambe ko duhaye kwambara ubwo buzima bushya buri muri twebwe mwana. Girira neza buri wese kandi yatura ibyiringiro, kuko icyo umuntu yatuye nicyo uko umuntu asa niko ari. Ubwo buzima bushya bugure muri twebwe, twature kubaho, twatuye gukira, kandi se umugendere ku rwego abasha kukumva, abasha kukumva. Urakoze mwami, humugisha umuntu wese kandi imbaraga z'Imana zigwire mu buzima bwacu. Urakoze mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Yesu abahereza umugisha. Murakoze cyane.